Reka twongere tugushimire kandi tuguhe ikaze nshuti mukunzi wacu. Ni Ibendera TV ukomeje gukurikirana umukinnyi wabaye icyamamare muri Chelsea uvuka muri Cote d'Ivoire, Didier Drogba yabonanye cyangwa se yakiriwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame muri village Urugwiro bagirana ibiganiro. Perezida Paul Kagame yakiriye mu biro bye umukinnyi wakanyujijeho i Burayi cyane cyane mu ikipe ya Chelsea yo mu gihugu cy'Ubwongereza witwa Didier Drogba wari mu Rwanda mu nama y'ihuriro ry'urubyiruko rwa Afurika izwi nka Youth Connect Africa 2019. Didier Drogba kandi yishimiwe n'abafana ba Chelsea yahoze akinira akanandikiramo amateka anyuranye ubwo yahuriraga muri gahunda ya siporo rusange yo kugenda n'amaguru yabaye mu ijoro rishyira kuri uyu wa gatanu tariki 11 Ukwakira 2019. Uyu mukinnyi wafashije ikipe ya Chelsea yo mu mujyi wa London kwegukana igikombe cya UEFA Champions League, irushanwa rihuza amakipe yabaye aya mbere iwayo ku mugabane w'i Burayi, yakiranwe urugwiro n'abakunzi ba Chelsea nawe yishimira uburyo bamwakiriye. Didier Drogba kandi yasuye urwibutso rwa jenoside rwa Kigali ruherereye ku Gisozi ari kumwe n'umuhanzi Patoranking wo muri Nigeria, aho basobanuriwe amateka yaranze u Rwanda yatumye haba jenoside yakorewe abatutsi, banaboneraho gusiga ubutumwa bw'urukundo kuri uru rwibutso. Ni igikorwa mu by'ukuri cyagiye cyishimirwa n'abantu batari bakeya banyuranye. Mu butumwa yanditse mu gitabo cy'abashyitsi mu rurimi rw'Igifaransa, Didier Yves Drogba yagize ati: igihe kirashize kuva muri 2009 ubwo naherukaga hano mu Rwanda. Kugaruka kuri ubu butaka bwo kwibukiraho ni umukoro no kunamira inzirakarengane za jenoside, ariko ni igihe cyo gukoresha kumenyekana kwanjye nkigisha urubyiruko rwa Afurika n'urw'isi ingaruka z'igikorwa kibi nk'iki. Ubutumwa bwa Drogba bunashimangira ko mu myaka 10 yari amaze adakandagira mu Rwanda, Abanyarwanda bakoze ibishoboka byose ngo bateze igihugu cyabo imbere. Yakomeje agira ati: nyuma y'imyaka 10 biturutse ku kwiyemeza no kugira intego kwa Abanyarwanda, iki gihugu cyabaye bandebereho mu gushyira hamwe kubabarirana n'iterambere. Drogba yasoje ubutumwa bwe avuga ko yishimiye kugaruka hano mu Rwanda, avuga ko kuba ari mu Rwanda yiyumva nk'uri mu rugo iwabo. Kugeza ubu ngubu ariko Drogba ni umuntu ukomeje kwishimirwa haba mu Rwanda ndetse na hano muri Afurika, bihereye ku buryo yagiye ahesha uyu mugabane ishema mu ruhando mpuzamahanga, dore ko yabaye icyamamare mu gutsinda ibitego nka rutahizamu mu gihugu cy'Ubwongereza aho yakiniraga ikipe ya Chelsea.
turakomeza kugushimira kandi wowe ukomeje kudukurikirana n'Ibendera TV, tunezezwa n'uburyo uhorana natwe iminsi yose. Reka tukwifurize gukomeza kugira amahoro y'Imana, ariko tunakwibutsa gukora like ndetse na subscribe kugira ngo duterwe ishema n'ibyo tukugezaho umunsi ku munsi. Imana iguha amahoro n'imigisha.